ntabwo narangiza nanjye nagize impano mbaha cyakora impano hari igihe cy'umuntu aza bati twabahinze ntiyaranja kugendera ariko ntibishoboke bitewe n'ubwo haba hari ukuntu umuntu yateganije icyigisho ngo nacyo ubuzima bwanyu kibafasha rero ntabwo zisoko uko yitwa ariko bavuze ko yatanze impano nziza n'impano nayo impano nayo yatanze impano yaduhaye umufasha ukwiriye ariko yaduhaye na Yesu hatanze impano nanjye ndifuza gutanga impano najyaga benshi bampaye impano nabo mwatanze impano ariko uyu muryango ndashaka kugira ngo nanjye muri impano ngiye kuba muzayifate neza ngiye kuyibaha hari abantu benshi ntabwo kandi ndivuguruza mbahaye imodoka guturuka umunsi wa none mwe kuzagenda ku gitsi kandi kuzagira umuntu musiga kuza ariko n'umuhaye imodoka ngiye kubaha amabwiriza yayo kugira ngo iyo modoka itazabapfira gusa mugire rero uzayifate neza imodoka ubwoko bwayo marike yayo ni agakiza moteri yayo ni urukundo esanse yitwara ni ukwizera amavuta ayishyamo ni ugutanga kontaki zayo ni ukwiha imiryango yayo ni amasengesho vorari iyobora ni ukundira imana n'ubushake bwayo amapine igenderaho n'ubutumwa bwiza imikandara yayo ni ukuri amatara yayo ni bibiliya ferisayo ni ukwirinda paraburize yayo ni ihumure intebe zayo ni ubwishingizi bw'Imana umuhanda igenda mu Yesu Kristo amazi ayishyirwamo ni ibyiringiro ihoni ryayo ni amahoro n'umutekano ibinyoteri byayo ni ukuba amaso rezerivare yayo ni umutima w'umuniye bateri yayo ni amahitamo yawe cyangwa se amahitamo yanyu umuvuduko wayo ni ibisubizo by'ijuru uburemere bw'ibyo yikorera n'ubugingo bw'iteka gusuma kwa moteri yayo ni indirimbo z'ishimwe muzanira mu muryango wanyu garaje yayo ni itorero ry'Imana parikingi yayo ni amasezerano y'Imana adakuka icyerekezo cyayo ni umwisiki sitasiyo inyweraho esanse ni umusaraba wa Kristo ibara ryayo ni ugushimwa n'Imana n'abantu amortiseri zayo ni ubuntu bwa Kristo ipine rya reserve ni umwuka w'ubuhanuzi amadirishya yayo ni imigisha y'Imana uduhanagura paraburize cyangwa se paraburize zayo ni imbabazi purake yayo ni imirimo myiza kizimyamoto yayo ni imvura y'itumba n'umuhindo isaha yayo ni ibyaremwe jeti yiterura ni ububyutse imfunguzo ziyikaza ni ukutibagirwa iby'Imana shashi yayo ni imbaraga y'Imana shampuma yayo anatuka umwotsi ni umutimanama ikamba ikinamba isozwamo ni amaraso ya Yesu rasoro zayo ni ubumwe bana banjye niho nzi nawe kurudini iyi modoka bahaye ntigomba moteri ariko inyerezwa cyane n'ubwibone ubujura kwihugiraho witora amapine inariye iyimena amatara urwango rwangiza kontaki zayo uburyarya buyitesha umuhanda ubusambanyi ni ibinogo bituma itagira iyi modoka nibahanye shoferi ariwe mwuka wera afite perimi azabayobora kandi azi neza ibyapa byose by'umuhanda ari amategeko y'Imana nimwumvira amabwiriza ye
musagira y'ubuzima. Bana banjye rero mbifurije urugendo rwiza, mbifurije urugendo rwiza kandi mwe kuzabihuza nk'amafi y'ihene. Imana izabarinda kuko bidatinze Yesu Kristo agiye gushurwa, azasanga mutaravuye muri iyi modoka, azasanga mwaragendeyemo neza, he kuzajyaho muzasiga ku nzira muzamujyane mu modoka, maze Yesu naza twese uko turaha abo muzaba basanze ku nzira barabashyira mu modoka, tuzatahane tunyuze mu muhanda witwa Yesu Kristo, tuzibere hahandi tuzamuteka byose mu izina rya Yesu. Amen.